pasiteri n'ijimbo ryose arababwira ngo tange ngo baravuze twamukomoka hamwe na mbere data hariya ababyeyi bacu batureze icyo gihe twagezeyo kufite byose iguma kugura siko bamara kumamagara barambwira ibiri byane bavuze cyane yakoze abategeka abari ngena kandi bamasanga pasiteri kandi utatu bicaye kandi bakera batwara batinyuka kandi babaye imbaraga bakuru kandi babagira ingeso nziza n'utubwira byagerageza kwimana abantu bakamubaho abambwira baguhamagaye ngo bamabwe pasiteri muraho zitovuze ndabava ngo umwana mubatije umutekano muke abagore basigaye bamubona ngo bakagira umutekano muke yaba ari uwo bafite umutekano muke ngo bari gusobanura bari ntabwo bafite hamwe ndari nafite ndafite hamwe ndafite hamwe tukasure baranyamiriza kugira ngo basaza tukasure namubabwira mbere yuko utazosubira umva bari gusasobanura ya ngaha kuko bari bavuye mu nama atanze raporo ko ikimasa cy'ikanisa yaragiye yakigurishije umushi akiba ifaranga zose niko yatanze raporo mu nama yigisha icyo imana yamubwira gusobanura y'amandiko kuvuga amakuru y'ikimasa masa kuhobo katari bahumbi imana yabigeze sasa abantu twabana amuntu hamwe sinari imana yabigabura kamasa kuhobo katari kubira niko akandi yatogisha basoka tiza maze ugiye gushimira abakuru twabashimira kinini neza babura abantu karafa kamasa kuhobo kana kuya mahembe kaida sa mahembe yaraye bora baranje kandi kukwamana ndababwira ngo kana kamasa ni pastor wo kandi yakabushi baba cyumubiro ariko yabagiye gushyaritse kandi yizataka arifugiye muna masa tuwaho tutakuya mahembe ulishara sababu mengi yetu tunayajua lakini tunawezeka ndio nimesema kwa mzee lakini ukawera mugitangira mukizwa abulango imana irambuye kamasa pasera akabishije amafaranga amara muri hedesi azirariza ubundi muhano ndababwira wese aho umuka yaratumye cyakabira isamu kadima hari ubuzuzi bizawa isitukura n'icyatsi kibisi gende muzire ntabwo nagejeje yamajyama mu ngeri yo kuvuga yabavanga abana we ngomba bari n'amana we ndababwira ni hajya ihora amafaranga acyafite asangwa kuri watisizi buri n'ihene zibiri ndababwira we yabava mu zotanga bavuze zose pasiteri kuba ari uhari umusaza yaba kukitusha kugenje kurigisha bakutano ugeze amasaha ndagaragaza ko ndirisha bakutano uko byasiye nawe utireze n'ufite agacumi itandatu cyangwa kinini n'ubu yaba kutwe yari umubyeyi waje kuvuga ko n'uka kubiri yaba kutwe okay cyo kurigisha bakutano n'amaso ko bari mu ziko bababwira ngo lokeri kandi todo somoro fa kamera seria de dio todo fa kazi kumbuka roho huyo aliyetumwa kwetu anatukuza Yesu katika roho zetu na anawaongoza wenye kupenda Yesu msaidizi yuko ndio wake wema aliyetumwa kwetu ahadi yake imefikishwa kwetu msaidizi
indege zizagera gute zizaba iyo umugabo wanjye waje ku indege zizaba ubundi bakanavuga ngo ni muri tekinoloji umunyamerika n'umwongereza ngo wagize gute ngo wafungura indege nta muzukuru na muzukuru z'abagabo buzuye umwuka from new generation to the next generation bagenda baragana imbaraga n'ubwenge bw'umwuka n'ubuvuzi ejo bundi nari kubabwira nakurikira amakuru ya Isaac Newton muzi Isaac Newton abantu bize igitabo bataremereye baramuzi abantu bize fiziki n'umuhungu w'umwongereza wa hariya yige muri Cambridge University yigisha muri Cambridge University ejo bundi nibwo nasanze uwereza kwa fiziki nibaza kwitabo n'ise wa fiziki ariko ngereza kwa fiziki ariko gutorera gusa ariko kuri imana wereza umara ahasega ahaye kumijyana n'ibyo kuharabya uko bari barakinya umwuka wera naza azarayobora mu kuri kose umwuka w'ubufunguzi ubaraho ubatanga baze Pentecoste Bwana Yesu amen umwuka w'ubufunguzi utafungura n'itanga mu munsi w'umwuka n'umwuka w'ubufunguzi ukorwa muzaza gukora gora na bamkesi très clair vivre sana anakiro kwetu bigisha nizo zonyine zishobora gutuma umuntu sitaba ugafata umwanya wo gutekereza ugafata umwanya wo kumva ugafata umwanya wo gusenga ugafata umwanya wo kurishurirwa warangiza kurishurirwa ukavuga neza bamara kwerekwa ukabwira abantu mu buryo ahantu muri aha hari itoshi y'Imana n'imuri kurikira murabona Bwana sifiwe Bwana sifiwe bari muzi ko abantu Pawulo ariko abaza ari abigishwa bari hano kumutiza ayo makuru mariyasi bari abantu cumi na babiri nibo bantu babaye ku mubatizo wa Yesu bakura ngo bari abantu batabazi iminsi w'itora nibo bantu babaye ku mubatizo wa Yesu umwuka amanukira kuri Yesu asa n'inuma amutindaho bahaye babibona ijwi rivugira mu ijuru avuga ngo uyu mwana waje gukunda kandi nkamwubaha kandi uyu mwana waje gukunda kandi nkamwishimira ijwi ry'abagabo bivuze bira gute abo bagabo bariko babireba gute indirimbo twabaze turirimba ku mubatizo w'izihande ni mwenyezi ndio baalize ku mubatizo wake ni mwenyezi Mungu amefanya ishara kubwa duniani anaondoa minyororo inayofunga watu wake afuta nyavu za shetani au bagabo ndio baalize ku mubatizo wa Yesu na wakosaji wafanye nini maneno yake yana nguvu kushinda yote ya zamani na watu wanapiga mbio kuomba neema ya Mwokozi wakipata msamaha waimba wote haleluya waimba wote sifu iyo ndio baalize ku mubatizo wa Yesu kandi abasubira namaze kwemera izikera yaramamaga kungome yambara umutima w'umugisha rwose gushika kandi ndwara tumizera muke nirushobora kumenya ukuri muri Yeremiya zuwiteka n'ishuzaragaza umutima w'umuntu kawurondo kintu umuntu wese ndwanye n'ivyo yagize gute n'ivyo yakoze bwasi ndabize barabatiza abo babaye ku mubatizo wande wa Yesu bigaze ahura n'abigishwa ba Yesu basengana basi abigishwa ba Yesu ba Petero na Yohana na Yakobo usanga abigishwa ba Yohana bazi gusenga kuba gushaka heba n'isoni babwira Yesu ngo twigishe gusenga kuko Yohana umubatiza nawe yigishije abigishwa byo gusenga Jean Methodiste niho nasengesho twarikuye rivuga ngo babaye tuyemini jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako haleluya leo terita la borize la forma mapenzi yako imaishi basi kufikiria ndio mapenzi ya Bwana yafanyike Mungu mapenzi ya Bwana imaishi amen isategeki inanjira tuzana yumuheri na abigishwa
Yes, I take it.
abavandimwe